angiritse. Yes, ngira ngo urabona yuko ibintu bitoroshye abantu batangiye kubishwanira. Ariko cameraman twaji wereka umuntu sha ntabwo nshaka kubona imbere ya kamera. Nicyo kintu ngusaba. Kamera we ni bikizi. Umva bro bimeze bite? Yala uyu mutipe yagiye kuri stage yasinze. Twe tumubwiye ko tutamushaka kuri stage. Ndashaka yuko agukubita ingumi nke basi. Okay ngangute niba wumva ushaka cyacu dufite ubuyobozi. Hano tuba dufite ubutekano broski. Abantu bajya kuri stage basinze like nk'uyu nguyu uramubonye ni umuhanzi yitwa ngo ni umuhanzi bamuhaye n'umwanya ngo ajye guperforminga agiye kuri performance yarwanye urarwana n'aba wowe uri kurwana byibuse n'abafana. Ikibazo wagize ni ikihe gitumye wirukanka na mugenzi wawe? Umva umugenzi ariko koko namwishimye tuzabona ibiganza guca kinini. Drop the next one DJ. Niza najaka nirinjira Jiri shoti fiti chezi Iya nyirusa sinzibone Hari abahanzi benshi upcoming artists ndagerageza kubavugisha. Nanye ataramiyemo nagomvishiye gatanya nakoze aho ngaho yari meze neza cyane. Sawa sawa. Donado bimeze ni ibintu ni fresh sana. Urebye nari bikabisa n'uruca abana mana abantu barabizi twebwe tuba turi mu bintu by'amavuta. Turi hano twe turi mu gitaramo cya Platin. Watubwira uburyo yabashiye guperformingira abantu byari byifashe bite? Ese nk'umuhanzi upcoming artist turakuzi nka Donado. Ariko se performance ya Platin yifashe gutangaha ya performing man byari byiza cyane ariko nane ibintu birenze kuko twebwe twicana amagini man. Urumva naririmbye indirimbo imwe man ndabeshya man. Ariko ubu ngubu man ngiye gufata stage nsubiraho bwa kabiri kubera ko urabizi ariko nabana bafata umuntu bakamuhakanya kuruta twebwe ibyo dukora man. Ariko man umusaza afite mega hit nyinshi urumva man. So jewe I appreciate him man. Nicyo kintu nge nakubwira gusa ariko ikintu gihari man ni kimwe man muri ka free zone nago nibuka umwaka man akiri kumwe na wa muhungu wagiye hanze man nge yarambye ngo Donado TMC yeah that's true. You know what I'm saying? Yeah I understand you bro.
So first wait, I have first talk to him, first wait. Yes, continue ahead. Yeah, urumva man, hari ibintu sesanije nzabigukora ariko nanubwo ari ibintu birenze. Sinanabishira hano mu itangazamakuru cyane. Gusa ariko nyine mba njya nkwereke ko ibintu dukora man yabireje. Yeah. So, urumva man. N'ubu ngubu man, bamaye indirimbo imwe. Ariko man, kubera ko abafana babyifuje ngiye gusubira kuri stage. Ngiye gusubira kuri stage man. Aha. Ngiye gusubira kuri stage, wetegereza nariba ibintu byinshi. Niye mpamvu Platin avuye kuri stage noneho Donado nakaba agiye gukurikira kuri stage kandi ni umuhanzi nk'icyamamare twari dutegereje ahangaha yategejwe kandi n'abantu benshi cyane ariko noneho Donado niwe ugiye gukurikira kuri stage. Icyo nifuza ubu tuvugana ugiye kujya kuri stage Platin avuyeho. Yeah, impamvu ugiye kujya kuri stage Platin avuyeho. Yego. Bereka ko twebwe twica n'amagini iyo bibaye ngombwa. Yeah, nago ndi wa muntu mani wakubeshya umukorera ibintu bidashoboka. Naririmbye indirimbo imwe bita 200 man. Nabana kapera baswera man bakabyumva. Urumva man. Ariko ngiye ikintu nshaka. Urumva man. Usitegera mwana. Ukitegera mwana. Ego byagenze gutere. Bro, ngereka ngo kapera urakuramo amagambo benshi nawe. Twagiye. Ukitegera mwana. Nyumvira mu kigande ndetse no mu kinyarwanda. Nandukanya na babanti batagenda gutembera ni byiza mu buzima kugenda amahanga byo biruta ibintu byinshi ushaka kumva iki reka nzenge mbikubwire numbwire ibyo kureba mu kirere man ngiye ikintu cyambangamiye man nukumereza indirimbo imwe man ngiye uzizina nakoze ariko mwana ubundi se barabakoboye bose bazi ko ngiye mbayoboye man nago nakubyira uburyo mbayoboyemo tu icyakubangamiye ikintu cyambangamiye man nukumereza indirimbo imwe man bazi ko ngende umunyamabara bazi ibintu byinshi nkora man ngende indirimbo imwe man right now mugiye gufata umwanzuro wo gusubira kuri stage angiritse Yes, ngira ngo urabona yuko ibintu bitoroshye abantu batangiye kubishwanira ariko cameraman twagiye ntabwo bibuze gukunda kabisa wereka umuntu sha yes ngira ngo nena kubenga iki gitaramo ntago cyari cyoroshye ava mu muhanda kirimo intambara ntago nshaka kubona imbere ya kamera nicyo kintu ngusaba kamera ni bikizi umva bro bimeze bite yala uyu mutipe yagiye kuri stage yasinze twe tumubwiye ko tutamushaka kuri stage ndashaka ko agukubita ingumi nke basi okay ngangute niba wumva ushaka ko mu gihugu cyacu dufite ubuyobozi hano tuba dufite ubutekano broski sawa nyibwirira turi live hano ku Mutako TV bimeze bite igitaramo we wakibonye gute yes igitaramo cyagenze neza Platin ya performance neza abaji bamubanjirije harimo abaje kuri stage basinze Broski nk'Abanyarwanda muri rusange nako twe dushaka Abanyarwanda babeshya abantu baturage unibushe kuri stage ukaza wasinze ufite inzoga kuri stage ibyo ntago bitwigisha twebwe nk'urubyiruko muri rusange twebwe dukeneye abahanzi batubwiza ukuri batubwira bati wenda byibuze hari aho bitari kugenda neza reka tubakosore mu nganzo yabo muri rusange twe turimo kuvugana na Donado ntago bikunze tubona umutipa kwirukangana turavuga ati nk'itangazamakuru turagukurikira ndetse kandi Platin ntago tubashe kuvugana nawe ariko byanga byakunda afite impamvu agiye so ubu tuvugana nk'umuntu witebeye igitaramo cye kirimo Platin nk'umuhanzi imbogamizi wabibonyemo ni yihe yes mu by'ukuri muri rusange tugenze ku biteguriye igitaramo abateguye neza bateguye igitaramo cyabo nk'uko byari bisanzwe ariko ikosa bakoze ni ryo gutumira abahanzi bamwe na bamwe basinze aba upcoming byibuse by'umwihariko twa dufite umuhanzi ukomeye Platin twubaha twese muri rusange mu gihugu cy'u Rwanda ego gwino mbwira ndabona arimo kutubangamira muri rusange no kureba abahanzi nyarwanda tukagira icyo tubigiraho ariko ikiyambabashe ni kimwe nuko hari Abanyarwanda bamwe bitwa ngo barashaka kuba abahanzi ariko batazi ibyo bakora muri rusange niba uri umuhanzi ukajya kuri stage wasinze ukajya kuri stage ufite inzoga
turabizi neza bari abahanzi benshi bagiye batandukanye nk'umusaza Jay Paul nta munsi n'uyu n'umwe twese tumubona kuri stage afite inzoga yari umuraperi ukomeye hano mu Rwanda abantu bose baramuzi muri rusange ariko ikinangaje no kujya niye mpamvu iyi music nyarwanda burimo kwizanamo ishyamba ndetse kandi mugashaka gutera induru mukamwana Rwanda mugakomeretsanya. Yes, impamvu ya mbere nuko twese ubwacu twiyumva ko twaba abahanzi ariko ntago tuzi ngo ese intangiro ni iyihe muri rusange ntago tuzi aho duhera nta nubwo tuzi aho dusoreza muri rusange abantu bajya kuri stage basinze like nk'uyu nguyu uramubonye ni umuhanzi yitwa ngo ni umuhanzi bamuhaye n'umwanya ngo ajye guperforminga agiye kuri performance yarwanye urarwana wowe uri kurwana byibuse n'abafana bawe. Ikibazo wagize ni ikihe gitumye wirukanka na mugenzi wawe? Umva umugenzi mba muri Kamarongo Soja ndi umuraperi wa zamani. Uyu mutipe twaire mu kabari mviye stage ambya mani za ndirimbo za kera zo gutuka abakobwa b'Ikigali yarasongwa kuzi ndabizi ariko yaranuka umukoboyi. Turashaka gukomeza akazi ari byo tukirimo. Icyo nshaka kubaza ikibazo cyawe kuba mwaje kuririmba cyangwa performinga ego ndiye naje gutembera hano nazanye n'umunyamakuru we nuseki kenda gukoma. So ngira ngo ubwira abantu badukurikirana ku Mutako TV ikibazo wagize muri performance. Mutako TV irazwi Mutako TV irazwi nabwiza Nandi Batifere umva we ndi kwivanga muri iki gitaramo. Hari benshi bari bitabira iki gitaramo ndetse kandi n'abahanzi bakizamuka. Icyo twe twanze nuko barwana ndetse kandi bakaba bakomeretsanya. Ndacyari MC Seti uyu ni Mutako TV aha twari turi ni Platin yari yakoze performance ndetse kandi igitaramo cye kitabiriwe n'abantu benshi cyane ariko bamwe mu bahanzi bakizamuka nago babashiye kubyumvikanamo. Dusubire mu biganiro bikurikira.